mugabo mwiza rero dore ngiye mu kazi urebe bari abana urebe uramukozi nabonye agira ibintu by'agasuzuguro uzajye umwigisha uzajye mubwira nyine agerageze kwita ku bana n'ibintu biri hano mu rugo nyine abigenzure neza ese urajya ngo njye kurwana n'abakozi ba mugore we kandi oya rwose nyine ibyo nkubwifata ibyo ngese mugabo mwiza ubundi wowe wazashatse akazi urabona njye nyine nzakomeza nkorera urugo gusa akazi senda gashaka hehe kubona akazi kabuze nese urumva uzaba wicara ngaho cyakora reka nkwihore nta kibazo rero reka ngende n'ubundi ndabona amasaha yamfashe okay nta kibazo ijya mu kazi ubwo ngubwo bindi turabiganira utashye sawa rero sigarana aba bana sawa ntarebe umugore mwiza sawa uriya mugore nawe ngo ndebe abana ngo ndebe abakozi ubundi umukozi we namuzaniye iki muri uru rugo ku buryo umugore yajya kugenda agasiga mbwiye ngo ndebe abana umugore nawe arakabishe ngo ndebe abana ngo ndebe n'umukozi gusa ubundi abana ndabarebaho iki ndaboza ndabakorera iki muri makeya reka ndekane nawe nako reka nirebere wa mukobwa muhamagare tuvugane aze nyisurire tube twigirira nga kashobotse nomero zihajya nanditseho ngo kira alo nguri hehe se okay nyine gera mu rugo dore ndabona na cya kigore kigiye ngo agiye guta umutwe ngo mu kazi wari uri bugufi banguka ntari bari ntutinde nyine tebuka sawa A few moments later. Sheri wahageze se ndetse urahora kumenye kwahindutse se we guteze habaye iki ntacyo ywe nuko naguherukaga ariko harashize iminsi yarishize ariko nawe bari waranyanze oya ntabwo habaye iki koko nuko nyine bari baranyirengageje none bari kukwirengagiza nawe urabizi umugore mfite hano rwose nibamba hari n'igihe mvuga ati turahura uwo munsi kujya mu kazi ngo sinjya mu kazi nanjye nkibaza ikiyabaye yego ntacyo ako yagiye so bizi se ntabwo amagara ahari ndabizi ntabwo wambeshya ahubwo ni karibu mu nzu muraho neza mabuja uraho neza mwadutije ku mayinite se tubatiza amayinite amayinite se yiki hari umuntu wajya najya ngo mpamagare cyangwa ushaka kunyiba telefone abantu b'iki gihe sinjya mbizera njyewe oya ihangano yinize rwose mpamagare nese we ntayawe ufite oya nta telefone ngira utiza iwe uzi ko nazanye telefone atari iyanjye hana yanjye kansubire mu rugo mba nyaguhaye nuko telefone nyibagiriwe mu rugo ingi ntabwo ari iyanjye sawa rero ubwo nta kundi genda ushakira ahandi umeze ute se ni neza gushaka imyaka myinshi urebera no mu mafaranga agiye ugabanya gute kandi ibyo bintu ntabwo ari sawa guteza atari sawa ujya kurebera mu mafaranga ukaba batwiriyeho nyine sibyo byiza se uba ugira ngo uheze abantu bo mu muhanda se nanjye wageraho ukaheza mfite reka nkubaza akantu kamwe ubundi uba unyizeye unsubize kandi ntumbeshye kubera iki ndakwizeye kangahe ku ijana nka 80 akandi ariko 20 gasigaye ubwo se ubwo ntabwo ubeshye akajya kigore cyawe akandi gasigaye niwe ukizera nicyo mba mfitiye ariko kuri ibyo murebe ubu koko mu biganiro byacu ubu muzanye ute koko arakubangamira se njya kumuzana ariko nawe kubwira ati ni business afite amafaranga wereka muzane nyine tu sinabikubwiye mbere nyine mpareka nkwereke rero mu biganiro byacu ntukamuzanemo ubwo kandi uzajya ejo uzongera umugarure ntabwo bizongera
buri munsi iyo duhuye ngo cya kigore wajya ureka kumunyibutsa koko kwanza tunakiborere tuganire ibyacu ahubwo se wumva wowe kisi ko numva biri kugumya bigorana se gusa nta kintu wumva mubone sukurumva mubere byanze nyine sobeze se ko akonde nyine twigendera twigire mu cyumba dore n'umuguru bagiye kuza n'amasaha ari gukura ataza akagusanga nyine aha kanye se mvuye muri uru rugo tuzana n'undi mugore aya madam uyu mukobwa yaraje kudusura ni umukobwa ni uwaheze no hararuguru no mu miryango y'iwanyu se ahubwo uzi ko umaze kunsuzugura umaze kunsuzuguza indange mu rugo rwanjye oya ntabyo niwe wacu asi undi mugore we muwanyuze wagabanije umuntu uzi ko nari mu rugo rwanjye cyangwa mwemeze se n'ibishaka mwemeze uherewe nawe kubigere nagukubita ndavuze ngo tunsokera mu rugo vuba nsohokera mu rugo ese sigaho wa mugore we banza wumve ikibazo wa mugabo nta n'unyinishe uretse kurwana nta n'ese n'ubufite gabanya n'ahandi wumve ikibazo uko kimeze iki se si umugore w'imugore se nubahe niwo nshaka kumenya noneho bwira umugore ni iki se ni iki nese we nawe nubwo mureba ko akiri mutoya ariko ukuntu kifashe ariko nawe uri kumurengera gusohokera mu rugo cyangwa mwe kubita inyinjijemo mbere yuko ndisohoka inyinjijemo sohokera mu rugo sohokera mu rugo ndakwihese ndavuze musohoke hano nawe mwese mugende vuba banza uhagarara ahangaha umbwira ikintu wari uje gukora ahangaha ahubwo se si wumva iki se cyangwa uzi ko mfite imikino ngiye yari yaje kudusura mbwira wari uje gukora iki hano reka muhe umwanya uje gukora iki hano hano nje kureba umugabo wawe uwuhe mugabo uyu nguyu ubona turi kumwe cyangwa hari undi mugabo hano mu nzu wundi atari uyu wanjye ubana n'abagabo bangahe uyu niwe mugabo wanjye nuko rero niwe naje nsanga waje gukora iki nyine ibyo ashaka uri kumva nazanywe n'iki uri kumva ari iki kindi cyanze cyo kuri wa mugabo uransuzuguje ariko nta kibazo none se ubu sinzasurwe n'abakobwa atari n'umugabo mugenzi wawe noneho kuko umubonye mvuye ahangaha nese umuntu agira abantu bamusura reka ukuntu kifashe nyine nsubiza umuntu agira abantu bamusura cyangwa ugenda umva imbere ntabwo wanyinjije ahangaha ku buryo ndavuze nyine cyangwa ugende nakubwiye ngo ntabwo wanyinjije ahangaha mucaho mugenda mwese mu imbere mugende ariko musohoke bite byawe nawe cyangwa mujyane mugende nawe ugenda mujyane n'ubundi nta kintu umaze ahangaha uri uwo kurya gusa byonyine nibyo byonyine umaze ahangaha nta kazi ugira ntahahira abana n'urugo nta n'ikintu na kimwe winjizamo nushaka kugenda mujyane nawe mpaka mugende n'ubundi genda mujyane n'ubu nta kintu wari umaze uri uwo mu mapantaro gusa genda wohahane nawe muraho neza mabuja kumera cyane se kumfasha uranze mumeze utese tumeze neza nagiraga ngo mbatize ku mayinite amane amagayisi aseka